kubera ko ari Yesu waduhaye misiyo. Twararashwe, turakubitika, tunyura mu misozi n'amataba n'ibibaya byose no mu muriro, ariko dukomeza umurimo w'Imana kugeza na n'uyu munsi. Niyo mpamvu nkunze kuvuga ni ari n'abajya banyandikira batari ko wowe bazagufunga rimwe cyangwa bazakwica rimwe. Mbega umunezero, ariko uzi gupfa uzira Kristo, ko tuzapfa, uzapfute. Gufungwa abantu barafungwa, ariko ufungiwe iki? Bafungiwe ibyaha. Uzi gufungwa uzira ko wakanguye abantu kuva mu byaha, cyangwa se wakanguye abantu babwira uko shitani aje gufata isi ni muhunge. Mbega umunezero ku kintu gikomeye isi igiye guhura nacyo cya cyber attack. Tuzakanguka igitondo kimwe cyber attack mu mamumo yacu. Wari ufitemo ibihumbi 200. Yego. Urungurutse gutya ubone harimo utunyenyeri cyangwa se utuntu utazi utwari two. Ubu hamagara MTN kubwira ati natwe turimo kubona tuzi uko bimeze. Ujye muri banki wari ufitemo $1,000. Oya. Wajya kuri banki uti narinje kubaza hano bite. Bajye muri konti yawe bati ibi babaye ni ibiki. Babone harimo utunyenyeri n'imiriro n'ibiki. Bizaba byagenze gute? Agafaranga kose kazaba kapoteye mu mabanki. Gatewe n'iki? Na attack y'ikoranabuhanga. Yego. Kizitwa icyorezo cy'ikoranabuhanga. Baranabipimye test mu minsi ishize, mu mezi 2-3 ashize. Isi yose yaje gukanguka, ibihugu byinshi by'Uburayi, Amerika n'ibiki, indege idashobora kuva ku butaka kuko system yose yabaye bloqué. Ni test ikomeye barimo kureba ese tubigezeho. None igitondo kimwe niho isi izagwa igihumure gikomeye. Babikore noneho bikunde. Abantu bazapfa. Bamwe biyahure. Yego. Kubera kubura ibyiringiro. Ariko uzaba muri Yesu, nuzabasobanukiwe ikijambo ry'Imana ritubwira muri ibi bihe, nta kibazo bizatera. Azabazi ko ari ikintu kije gitegura ikindi. Ni kuki bazabikora ibyo? Ni kugira ngo noneho bazahite batwinjiza muri system imwe y'ubukungu bw'isi. Yego. Naho ifaranga ry'ikoranabuhanga rizazuka rigira imbaraga z'umurengera. Yego. Ku buryo na wa wundi utabyumvaga azahita abyumva vuba, bihamagare vuba na bwangu. Ariko byose bigomba guca muki muri créer le désordre pour semer l'ordre. Ordo ab chaos. Gose nibyo koko ibyo Patrick Manzi avuga aho ngaho. Umwaka wa 2025 ni umwaka w'injyana muntu, kuko nibwo gahunda za Satani zizaba zitangiye ku mugaragaro. Ariko hari ikintu kinangaza cyane iyo ndebye ibyo abantu bavuga, yaba ba Patrick Manzi, yaba ari mu Rwanda, yaba ari hanze, ubona ko hari amakuru badafite, cyangwa se no kutamenya, cyangwa se ntabwo gihe cyagera ngo ibyo bintu babimenye. Impamvu mbikubwira rero, hari amakuru afatika ibintu byose bishingiyeho mbona, cyangwa se najya numva bavuga niri na rimwe. Mbere yo kubyinjiramo, reka manze nkwibutse ko nanditse igitabo ku Rwanda ngiki uko ijuru ryagejeje mu Rwanda mu mwaka wa 1994, jenoside yakorewe abatutsi. Iki ni igitabo cy'amapaji 600 bikwereka ko ibyo mbagiye kuvuga byibuze mba mbifiteho ubumenyi bw'ibanze. Ngiye ntabwo yishyira hejuru, byibuze mvuga ko mbifiteho ubumenyi bw'ibanze. Ibyo ngiye kubwira rero, gihamya yabyo cyangwa se cyabikwemeza niki, nuko nanditse n'ikindi gitabo kuri Kenya na Ukraine. Iki gitabo nacyanditse mu mwaka wa 2010, mbere y'imyaka 12 na 14 yuko ibintu byo muri Ukraine n'ibyo muri Kenya biba. Ibi ngibi rero ntabwo bingira umuhanuzi niri na rimwe. Yewe ntabwo bingira umuhanuzi niri na rimwe, ntabwo nzigera niyita umuhanuzi, kuko nzi neza icyo umuhanuzi w'Imana bivuze. Kuba umuhanuzi w'Imana, bimwe abantu babyuka bakiyita abahanuzi, ibyo ntabwo ari ngewe sinzi aho babivana. Icyo nzi cyo nuko baba batavuganye n'Imana. Nk'ibi bintu nabihawe muri 2010, ndabyandika bibaho, ijwi ry'Imana rikomeza rimbwira bishyire mu gitabo, bishyire mu gitabo, bishyire mu gitabo, mbishyira mu gitabo muri 2020. Nyuma y'imyaka 2 gusa iriya ntambara muri Ukraine ihitiba. Hashize indi myaka 2
ibyo muri Kenya bihita biza byikubita hasi. Ibi ni ibintu gihamya bifatika byerekana ko ibyo ngiye kuvuga biba bifite aho byavuye, ariko bitangira umuhanuzi niri na rimwe. Sinzigera niyita umuhanuzi kuko nzi icyo bisobanuye. Nasomye ijambo ry'Imana 2-3 kuva ku itangiriro kugera ku byahishuwe byibuze inshuro 2-3. Nzi neza icyo umuhanuzi bivuze. Ntabwo nshobora kwita umuhanuzi kuko ntabwo meze nka ba Mose, ba Eliya, ba Yeremiya, ba Ezekiel, ba Daniel. Abahanuzi bakomeye bose Imana yahaga ibintu tuzi byanditse muri Bibiliya. Nubwo nanjye yampaye ibitabo, ariko yewe ntabwo Imana irambwira ko ndi umuhanuzi. Ningira umuhanuzi nzabivuga, ariko mu gihe Imana itarambwira ko ndi umuhanuzi sinshobora kujyaho ngo niyite umuhanuzi. Ibintu rero batavuga cyangwa se badafiteho ubumenyi cyangwa se Imana itaberetse cyangwa batigeze bumva namwe, ibibazo by'amatora muri Amerika, ibibazo by'isi yose, isi yose iri guhura n'ibibazo. Kubera iki? Kuki isi yose iri guhura n'ibibazo? Urugero, ibyabaye 19 bakingira abantu bose. Kuki bakingiye abantu bose? Kuki ari ibibazo by'isi yose? Kuki Amerika igomba gusenyuka? Aya matora muri Amerika yose ahatsiki bimeze gute? Ni iki kibazo? Ni iki kiri kujya mbere? Hamwe nzenguho ukuri, mwereke ukuri abantu batavuga na rimwe batazi. Ikiri nyuma y'ibintu rero mpita mbyinjiramo nta kutindiye, nuko bariya birabura bari muri Amerika, nibo bwoko bw'Imana bwa Yuda. Bariya birabura bari muri Amerika nibo bwoko bw'Imana batwawe mu bucakara bajyanwa muri Amerika, bakaba ari bo bwoko bw'Imana bwa Yuda bwavuye Yerusalemu bujya Ashuri. Bajya Ashuri bahamara imyaka 135, aribwo Babuloni yasenyaga Yerusalemu igatwara abari basigaye. Yerusalemu ikabatwara bunyago. Noneho bamaze kubatwara i Babuloni, babandi bari Ashuri kubera ibibazo bari baragiriye Ashuri, niko bacitse bava za Ashuri baramanuka banyura munsi ya za Afrika, barazamuka bajya muri Amerika y'Amajyepfo, bazamuka bajya muri Amerika y'Amajyaruguru. Aribyo babeshya ngo Christopher Columbus ngo yavumbuye Amerika, ariko ntabwo yagize yivumbura Amerika, ahubwo baragiye bajya kwica abo bantu bari barahungiyeho ari mu bwoko bw'Imana. Noneho rero bigeze nyuma muri 619 nibwo baje gufata abahungiye muri Afrika bahunze Abaroma muri 70 bamaze gusenya urusengero ruriya rwa kabiri. Noneho baza kubavana muri Afrika babajyana muri Amerika, akaba ari bo bwoko bwa Yuda. Barabizimanganya, ariko noneho Imana ikaba isezeranya neza mu itangiriro ko icyo gihugu bari kumaramo imyaka 400, noneho bakongera kwibuka abaribo. Wibuke barabirabura muri Amerika, urabaza urinde mwaturutse mwavuye, babita African Americans, niggers, amazina nkayo ntibazi iyo baturuka. Nibo bantu bonyine ku isi batazi aho baturuka. Ngaho mbwira uko bisobanura. Nuko muri Zaburi 83 kandi nkuko nagusomeye handitse ngo nimuze tubasenye tubarangize, batazibuka izina ryabo, batazongera kumenya baribo. Gihamya nyinshi cyane zerekana ko ari abantu b'ubwoko bw'Imana. Tugiye muri Ezekiel noneho haravuga ngo muri iyo minsi ya nyuma inkone ebyiri zizaza mu kuboko kw'Imana zikore inkoni imwe. Bivuze iki rero? Bariya birabura bari muri Amerika aribo Yuda, n'ubundi bwoko 10 bwaburiye muri Afrika, ariho buri ubona ariyo mpamvu abazungu bibanda kuri Afrika cyane babatera inkingo, bakingira kugira ngo babahindure. Noneho ibihe by'imperuka nibijya kugera, Kristo naza azasange barabahinduye. Ariyo mpamvu mu ijambo ry'Imana batubwira ngo iyo Imana itagabanya iyo minsi ngigire mikeya, nta nyama nta muntu wari kurokoka. Niyo mpamvu babatera birabikingo, babakingira kugira ngo bahindure, noneho na Kristo nagaruka ntazagire uwasanga. Bino bintu byo muri Amerika ari amatora bihatiki. Barashaka ukuntu bahindura ibintu byose, none bakongera kwigarura abirabura bakabashyira mu icuraburindi, ntibakomeze kumenya ko ari bo bwoko bw'Imana. Kubera ko muri Amerika
bari abirabura bose nko ku rugero rwa 40% bose bamaze kumenya ko ari ubwoko bw'Imana aribo bita Hebrew Israelite. Wabishaka ukareba Hebrew Israelite ibyo bavuga ibyo bagamije, noneho tukavuga tuti impamvu abo Patrick Kamanzi barako badafite amakuru nuko bashingira ku bintu Satani wa Amerika, abantu muri Amerika bari gukora ngo bazakora ifaranga rimwe, bazakora idini rimwe, bakora ibintu bimwe. Urwo ni uruhande rwa Satani, ntibareba uruhande Imana ikiri gukora. Imana iri gukora iki rero? Ni ukuvuga ngo bari abantu ko bakomeza kugenda bamenya ko ari ubwoko bw'Imana, barashaka kuzasohoka muri Amerika. Ibyo bakamaze ntabwo njye babivuga, kuko nibamara gusohoka muri Amerika bafashe gahunda cyangwa Imana ikavuga ati igihe kirageze, time's up, let's move. Ni ukuvuga ngo uwo munsi nugera barabirabura bakagaragara yuko basohotse muri Amerika, nibwo amaso yose azafunguka, none abone ko bano bantu ni bwoko bw'Imana, batangire kuririmba barira Yeremiya 16:19, ni koko twarazwe ibinyoma n'abasekuruza bacu. Ibyo bintu biraje. None rero mu gihe Amerika ibona ko ibyo bintu bigiye kuza, nibwo irangaza abantu bose, ikabarangaza muri ibyo bintu by'amafaranga, iby'amadini, ibiki byose, ibyo bimenyetso byose, ni ukurangaza abantu. Aribyo abo Bakamanzi n'abandi bantu bose bagenda bavuga, no bakirengagiza rwa ruhande rw'Imana. Imana nimara kugaragaza ubwoko bwayo, bari abirabura bari muri Amerika ko ari ubwoko bwa Yuda, noneho Afrika nabwo nibwo izayikanguka bwa bwoko 10 bwabuze, batangira no baze hamwe mu kuboko kw'Imana, babe inkoni imwe, bongere kuba Isiraheli imwe. Nuko bizagenda. Nibyo bintu biri gutera ibintu byose, ko ubutware n'ubutegetsi buri gucika. Abazungu bari bazi ko babihanaguye byose byarangiye, ariko Imana ari umuhanga, iragenda ibigarura mu minsi ya nyuma, iragenda ibigarura nk'uko byari bimeze mu itangiriro, ariko igenda ibyutsa buriya bwoko bwa Yuda. Ariko Imana yavuze ko ubwoko bwa Yuda aribo bazamanza kubyuka mbere, noneho abo muri Afrika nabo bakazongera kubyuka. Ukubona ariyo mpamvu bari kurwanya Afrika ku bwinshi, kuko Afrika niyo ifite bwa bwoko 10 bwabuze, bose bipakiye muri Afrika. Kurumva nibamaze kumenya ukuri yuko ibaze umunyafrika namara kumenya ko ari ubwoko bw'Imana nyabwo, ko bizagenda. Ni ukuvuga ngo abazungu bizabirangiye, ni ukuvuga ngo Yuda azava muri Amerika yihuze n'ubwoko 10 bwaburiye muri Afrika, bongere bakora Isiraheli imwe, aho Imana izabajyana mu gihugu cy'isezerano, kuko Imana niyo izabavana mu mpande enye z'isi aho batataniye. Ntabwo bizakorwa na muntu. Biravuga ngo ubwoko bwaratahuka mu 1948. No, ni ikinyoma gikomeye cyane, kuko Kristo ntiyigeze agaruka. Wigeze ubona Kristo agaruka? Ijambo ry'Imana ntiribeshya, bitubwira ko ubwoko bw'Imana buzakusanywa buvanywe mu mpande enye z'isi n'ukuboko gukomeye kw'Imana. Kristo akagaruka akaba umwami muri bo, kandi Imana nayo igatura muri bo, bakaba abantu b'Imana, Imana nayo ikabera Imana. Ibyo bintu ntibiraba. Ni ukuvuga ngo 1948 biriya ni ibinyoma bapanze. Nabikwereka cyangwa se ushakishe mu zindi video nagiye nkora zikwereka neza ko ibyo bintu bitegeze biba. Akaba ari cyo rero abazungu bari gupanga mu myaka 10-20 tuvuge, twebwe turacyarwanira muri uyu munsi, bo bari kureba mu myaka 10-20 bwa bwoko bw'Imana nibumara gukanguka, bwarakangutse neza. Yuda yarakangutse, n'ubwoko 10 muri Afrika bwarakangutse, baraje hamwe, bari inkoni imwe mu kuboko kw'Imana. Nibyo bo bapanga, nibyo barwana byo. Abandi bo barakibera mu madini, barakibera mu ifaranga rimwe, kugira ngo barebe ko bazi ibintu, ariko ntabyo bazi. Iryo ni ryo banga. Ibanga nuko ubwoko bw'Imana bwarabirabura 100%. Ibyo naberekanye inshuro nyinshi cyane, kandi n'ibintu ubwiye niyo bitakwemeza, noneho umbwire ikintu kizakwemeza. Impamvu rero bakoze ibintu bya 2019 niki? Kugira ngo bahindure abantu. Niyo mara kubahindura, urumva ko biriya bintu babatemo byabavanye ku murongo w'Imana bibajyana ku murongo wa Satani. Noneho niba uhindutse, ntago ukiri wa muntu Imana yaremye, uzakurikira gahunda y'Imana ku murongo. Ibyo bintu narabikweretse muri Pentagon, igisirikare cy'Amerika, bavuga ukuntu ngo bagomba kuvana jini mu bantu, jini ibashyira ku Mana, ibintu bituma abantu bose ngo bakunda Imana, bakurikira ijambo ry'Imana. Ibyo bintu ngo babibavanemo. Iyo video yerekana byabari muri Pentagon, bari kubyerekana biri ahantu hose, berekana ukuntu ngo abantu bagomba kubavanamo ngo ibintu bita gukunda Imana, noneho bakabajyana mu wundi mujyo. Ariyo mpamvu bakoze ibiriya bintu bya 2019. None ubu ngubu bakabona ko
abantu bari gukanguka nabyo byakorewe yuko abantu bari gukanguka cyane, bakanguka ku bwinshi, abantu baratangiye kumenya ukuri, babaza ibibazo. Niyo mpamvu barebye baravuga bati ntitwabitera abirabura gusa, reka noneho tubigire iby'isi yose, ariko dufite intumbero kuri bano birabura bari muri Amerika. Noneho akarusho muri Afurika ibyo bahakoze turabizi, tuzi ibyo Magufuli bazize, kimenyimenyi wabonye Magufuli washatse kubyitanga uko byagenze, akaba ariyo gahunda, ariko bibagirwa yuko Imana ifite imbaraga zirenze Imana byose ishobora kubisiba. Niyo mpamvu nakubwira ni hanga amaso Amerika, ari amatora agiye kuba, uwo bazashyiraho, uwo bazaterekaho, kuko icyo nemeranywa na Kamanzi nuko babaterekaho, bazabaterekaho, ariko ikizavamo hagomba kuvamo umwiryane n'isubiranamo ry'abaturage. Noneho kugira ngo niba nasubiranamo bari abaturage nibaramuka batangiye gushaka kuva muri Amerika barabirabura, ariyo mpamvu ubona impunzi ziri guhunga hirya no hino, bafata abantu bavana mu bihugu babajyana n'ahandi. Abantu ntibazasobanukirwe, bazabyite nk'ibyo ngibyo ati abantu bari kuva mu bihugu bajya mu bindi. Noneho ryatakanwa ry'ubwoko bw'Imana bava muri Amerika nirinaba bazahita bavuga ibyo bintu ni ibinyoma, urabona byabaye n'ahandi hantu. Ibyo bintu katuvuge wenda impunzi zavuye muri za Syria, wabonye impunzi zavuye muri za Syria, urabona biriya bintu by'impunzi aho zo mu Bwongereza ni ibintu nari ngiye kwibagirwa, reka mbivugaho. Biriya bintu mu Bwongereza bavuga bagiye kuzana abantu mu Rwanda bigapfa, ariko noneho hitaba ikibazo, bari kuvuga abantu bose bava mu Bwongereza batahe. Abantu bose mu bihugu byose za Canada bari kuvuga ngo batahe, abantu bose ibihugu ahantu hose bari kuvuga bati nibahave batahe. Noneho ibyo nibiba hakaba iyo nkundura yo gutahukana abantu, wumva ukuntu abazungu batekereza ibintu imyaka 5-10 imbere, kandi bitanga gihamya yuko buriya bwoko bw'Imana bw'abirabura ari bo bwoko bw'Imana bari muri Amerika. No kuvuga ngo abantu bari muri UK mu Bwongereza nibataha inkundura, abandi bose mu bindi bihugu byo mu Burayi bagataha inkundura, barashaka kuzaca amazi itahukanwa ry'ubwoko bw'Imana niriba muri Amerika. Urabona ko ibyo bintu utabizi, uvuga ibintu byose biraho, ariko iryo niryo banga ryenyewe, niryo banga rikomeye, kugira noneho igihe n'ikigero cyo gutahukanwa ku bwoko bw'Imana nyabwo bw'abirabura bava muri Amerika bajya mu gihugu cy'isezerano uko Imana yabipanze. Noneho bazavuga ibyo nuse muri UK n'ibyabaye, abantu baratashye ku bwinshi, muri za Canada baratashye ku bwinshi, ibihugu byose baratashye ku bwinshi, bakaba bavuga bati tuzabipfukirana ku buryo abantu batazabimenya. Ariko Imana ni umuhanga ukomeye cyane uko izabikora. Tegereza gato uzabibona, tegereza gato uzabibona, kuko Satani ashaka kugiteka imbere y'ibihe, ariko Imana ihora ku bihe. Dushobora rero guhinyuza Imana cyangwa guhinyuza ubuhanuzi, ibyanditse bigomba gusoza byanze bikunze. Ubwoko bw'Imana bugomba kugaragara ko ari abirabura, ari bariya birabura bari muri Amerika, ari ubwoko bwa Yuda n'ubundi bwoko 10 bwaburi muri Afurika, aho ushobora gusanga nawe ubwawe uri mu bwoko bw'Imana utabizi, biri gusingiza abantu badafite aho bahuriye n'ubwoko bw'Imana na gato. Ibyo ni ibintu mpagazeho nzi neza, nahamya, nakwerekana mu zindi video ushaka ubutaha nzabikwereka neza mu minota 35 gusa, nkwereka ukuntu abirabura ari bo bwoko bw'Imana bidasubirwaho. Kariyo mpamvu ubona ibiba byose muri isi bigamije kugira ngo bikumire ibyo bintu bitazaba. Niki ibintu byose biri kwera mu isi bishingiyeho, ariko se wakumira ubuhanuzi uko nabikubaza ntibishoboka. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom. Remember, ibuka shalom ni uburyo usabana n'Imana, ukagira urukundo n'Imana, nibwo ugira amahoro. Niyo shalom. Babikubwiye bakwiye ngo n'amahoro gusa, ariko ubusabane ugirana n'Imana niyo mahoro y'umutima wawe.